bigaragaza ko biri bintu harimo byarengereye harimo no gusebanya biri person atarimo ibintu by'inuza sibyo jewe nawe nitwari mu bukwe ndi gufotora n'abandi rega barabizi abo bandi turi gukora ceceka ngubwire n'abandi mbati bari bahari sayine ubukwe nibwo ari burangiye turi kuzinga ibikoresho tugiye kujya mu modoka ngo watse dutahe Timamu niya kwiyamagara akakubwira ati Theo ikipe yanyu nayikunze cyane ntimutahe basore banjye mwese banzanire kwa Ndimbati mbagurire buri muntu akabasha ndabyibuka waramwibarije utese none ahase mukiva mu bukwe cyangwa nejo ati reka da ati twebwe se ni ibiki byo ngiye ati mujye kwa Ndimbati mpabasange ndaje nukuri kw'Imana umufasha yakuyemo ivara sahari saa sita ndabyibuka z'ijoro araza yambaye agakora n'agapira n'abandi mbati twari kumwe barabizi nta bintu byo kubeshya biraha yego Timamu nawe yambaye akajingisi nkaho nanu ubukwe bumaze icyumweru ariko umugore n'umugabo banywaga bimwe rwose nta wanywaga umusemburo gugwa ubutobe nta n'uwanywaga ubutobe gugwa umusemburo kandi rwose urumva niba umuto businziriza ubwo murabivuga umufasha yageze abanacika intege yisinzirira mu ntebe kwa Ndimbati abo bagabo bose barabizi Kasiminovu kamugeze Kasiminovu kuko twibuke ko uyu mugabo uri muri ibi bintu byose yifitiye depression izi ntabwo yabaniwe neza n'igitsina gore ku buryo 100% yabizera kabisa uyu niwe muntu turiho tuvuga mutagira ngo wenda ibyo byose byaturuka ku kintu cy'ubusa noneho aho rero Timamu ngo yahise amubwira ati mufasha mwiza uri kumva ari rwose yiyandikeho ariko abamukubise umutego aramubwira ati mbere Timamu yaramubwira ati mufasha mwiza yewe bitewe n'impamvu nyinshi zabo tutajyamo nk'abantu baganira buri munsi yaramubwiye ati urabanza ukirira utumiliyoni 20 kuri konte before a wedding kuri konte ya Timamu mbere y'ubukwe kuri konte ya Timamu Eyo, what's popping in Kigali, what's popping in Rwanda, what's popping in Africa, what's popping with people around the world. Again, it is your boy Nesti, ni kuri Nesti TV nk'ibisanzwe ndakwakiriye wowe muntu udukurikira. Uri Kigali, uri mu burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. So rero mbahaye ikaze wowe muntu utameze neza, ndongera nkusabire ku Mana ngo Imana ibigenze neza, utangire uyu mwaka uri mu mashimwe kandi ibyiza biturukaho ubigirirweho. Ikaze rero ndi kumwe na mugenzi wanjye inyuma ya kamera nifuje ko tuganirana kuri iyi ngingo y'ibintu tugiye kuganiraho bitoroshye ndagira ngo muhe ikaze murakoze cyane ikaze cyane bwana Theo yego murakoze cyane ibintu bimeze bite fresh kabisa ikaze cyane yego uyu munsi rero tugiye kuganira ku ihe ngingo wenda watangira utubwira ikintu tugiye kuganiraho reka nkubwire rero buriya kirazira kujya mu bintu abantu bita matiku ufite discipline ndumva ukuntu utangiye wagira ngo tugiye nko kuvuga ku nama y'umushyikiraniza ariko discipline bari ngombwa cyane ko ibintu tugiye kuvuga by'umwihariko inkuru tugiye kuvuga ariko tangira ushyushye ya gospel se gospel akobyiyorera gospel yambura se yo ese haro wakwambuye muri bariya ave byiyorera nko rero tubivuga tugiye kuganira ku mugabo wita Timamu Jean Baptiste Timamu Jean Baptiste ni umugabo wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana by'umwihariko indirimbo abantu benshi muzi ni indirimbo bita ngo humura mwana wanjye humura mwana wanjye ibyo ubona ibyo uvuga byose ndabyumva kandi imbere y'uko bimbwira mba namaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba nibyo byose bikugose kuri Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara iyo ni kava iyo ndirimbo ndakeka ko iyo ndirimbo usibye na nka generation ndakeka nk'abantu bana munsi imyaka 20 babigoye kuba bayizi ariko ni indirimbo nibura nk'umuntu hejuru n'imyaka 20 yakwiye kubazi kuko usibye ko nabo bakayimenye kuko ni indirimbo yahitinze cyane cyane ko nuba abantu baragishana tutarinjira mu kiganiro ubundi yefite amatsiko gato iyo ndirimbo imaze igihe kinganiye
indirimbo imaze igihe indirimbo ishobora kuba ari nko muri za 2006 gutyo noretse gato tuganire ubundi tugiye kwinjira mu kiganiro ntacyo bitwaye iyo ndirimbo ari ya 2006 yego noretse video bayisubiyemo ishobora kuba ari nka 2006 2007 gutyo video se bayisubiyemo ya se nta video yayo ubundi urayizi ndayiza amashusho timama ameze nk'umuntu w'umusaza kiragiye yari umusaza ariko nese ubuko yabaye umusore byagenze kocha biri serious birana ibintu bisanzwe ahubwo ura challenge karani kasosoma hari abantu bashobora kuvuga bati kari karabuze hari abashobora kuvuga batundi mwana akana mu bibazo kari karimo abantu bari kugafa uramugaho ko ari mukuru ntago ari umuntu mukuru ubundi umuntu mukuru ni iki nyine ariko nigeze kumva te wavuga ngo yakuze afana timama no mu bukwe se subizi no mu nkuru tugiye kuvuga ko nabyo birumuzemo no mu nkuru bizi ko mu bukwe bwa timamu bahagurukije Theo Tingwino ugira iki turirimbire Theo yaravuze ati ngewe ni umuntu rwose nafanaga cyane n'ubundi acyamufana ati ngiri ubuntu bwo kuririmba ngira ubuntu bwo kuririmba mu bukwe bwe nk'umuntu nakuze mfana nk'umuntu wantanze mu mukino yego kandi urabizi ko Theo nawe atari muto muri biriya bintu bya gospel mu kuririmba yego Theo ikaze rero reka twakira abantu tugiye kujya mu nkuru iri trend cyangwa iri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo mbabwire mw'abantu mwe ni inkuru iri kuvugwa ariko ikavugwa mu buryo navuga ngo butari mu mucyo neza kuko hari uruhande ruri gukandamizwa urundi rukarengerwa kandi wenda atari nako bimeze twebwe rero ngewe n'uyu mugabo uri inyuma yo kuri kamera tugiye kubaganirira nk'abantu babanye na bariya bantu mu bihe byo gutegura ibikorwa byabo ariko kandi buriya icyavuzwe ntacyo wakora Theo sibyo ngo ugisibe kubera natwe dukora nyine dufite amachano dufite YouTube byo byose niho wabona ibintu biri kuvugwa ngo ureke kuza nawe ugire ibyo ushyiraho umucyo kugira ngo uhumure amaso by'umwihariko ino nkuru ya timamu ni inkuru nyine imaze igihe ngene nagiye mbyumva nkaceceka nyine nkabirebera kure ariko naje gutangazwa no kubona uriya murebwa Elvestina baherutse gukorana ubukwe nyine nawe yagiye nyine yavuze ati nderuye tu wowe nawe ari mu bantu batumye niwe watumye ubundi uvuga uti nanjye ndibuvuge nge urumva nyine ndavuga reka nanjye wenda ngire akantu wenda mbivugaho nk'umuntu by'umwihariko ngiye timamu twarabanye igihe kinini namukoreye ibintu byinshi twarakoranye muri gahunda ze zose ari ubukwe timu yacu niyo yamufotoye urabizi ifata na video ziwe mu buzima busanzwe najyaga amufasha mu kumufatira ibiganiro akiri mu Rwanda kuva nko muri za 2019 timamu ni umuntu tuziranye kuva icyo gihe dukorana ibiganiro bitandukanye rero bose ndamuzi we by'umwihariko ntabwo navuga ngo umugore we ndamuzi kugira ngo ntaza gutuma abantu batabyumva neza reka ngufashe kubyumvikanisha timamu wowe mwarakoranye mu buzima busanzwe ni n'inshuti yawe sibyo noneho ikirenze ibyo muri ibi bintu biri kuvugwa ngewe nawe n'abandi nk'abangahe turi mu ikipe yabafotoye inabafata amashusho mu bukwe bwabo sibyo turi mu bantu rwose bazengurutse mu mujyi kuri ya mamoto yari ari kuzenguruka umujyi wose twafunze umujyi twateshe jamu ngira ngo ubwo wenda ushobora kuza gushyiramo ako kantu kuko bimwe uracyana bifite niba ntacyo bitwaye so bivuze ngo ibintu tugiye kuganirira abantu biri hirya y'inkuru mbarirano biri hirya y'inkuru mbarirano ni inkuru mvasoko niko babyita ni mvasoko rero Theo ndagira ngo duhere kuri iki kintu izi mpande zombi usa n'uduciramo wenda abantu wenda barimo kumva iki kiganiro bari kureba iki kiganiro ariko batazi ubundi iyo nkuru imeze ite sibyo ndagira ngo uduhe ishusho gato y'inkuru ya timamu aka kanya na murebwa Elvestina bakoranye ubukwe uduhe ishusho ubundi iyo nkuru tugiye kuvuga imeze ite byagenze bite niki cyatumye ibyo bintu bisa nkaho byazamuye umwuka mubi yego rero inkuru tugiye kuvuga iteye gutya n'umugabo witwa Timamu Jean Baptiste sibyo yego wakoze ubukwe n'umukobwa witwa murebwa Elvestina yego ariko uwo mugabo Timamu akaba yari umudivorce cyangwa yari umugabo watandukanyeho n'umugore wahoze babana ariko Timamu akaba umugabo wateye emotion cyane n'amarangamutima menshi rwose abantu ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ubuhemu avuga yuko yagiriwe
n'uwahoze ari umufasha we ariko kandi n'ukuntu yabivugaga bigaragara rwose ubona ko ari umugabo utarahiriwe n'abagore baramubabaje ubwo avuga ko igice cya mbere uriya mugabo atangira nyine ubundi inkuru ye ihera kuri social media nyine itangira yari arimo aravuga itandukana ryewe n'umugore we wa mbere akavuga ko itandukana ryewe n'umugore wa mbere byabaye nyine bigaterwa n'uko umugore wa nyuma wa mbere yamucaga inyuma kandi akamuca inyuma urabizi kuri mugabo n'umu ADPR nyine yazamukiye mu itorero rya ADPR akavuga ko yamucaga inyuma ku bashumba bakuru ako kantu ugikongeraho bakuru ba ADPR rwose ndumva havuzwemo n'uwari umuyobozi mukuru icyo gihe wa ADPR nuko rero noneho rero inkuru ikavuga yuko uwo mugabo wababaje atyo igihe cyaje kugera kongera agashaka gusana agatima ngo asubire mu rukundo yongera asubire mu rugo nyuma y'imyaka myinshi cyane rwose hanyuma rero uwo mukobwa babanye bivugwa ko inkuru ziri ku muhanda ziravuga yuko ngo uwo mukobwa bikekwa ko yaba yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa mu mvugo yeruye wenda ubundi inkuru ihari nyirizina ni uko bavuga ko Timamu yibye uwo mugore urakoze cyane ubwo tuvuze straight wenda tutabiciye munsi inkuru iravuga yuko Timamu yibye umugore hanyuma uruhande rwa Timamu rukavuga ko uwo mugore hari ibibazo yari afite byatumye umugabo akuramo ake karenge akirukanka agahunga ariko abandi bakavuga bati ntabwo yahunze urugo ahubwo yahunze igihugu kuko yari yamazwe kugezwa mu bushinjacyaha yagiye nk'uhunga none Theo inkuru tuyihera ko wari uhari uri mu b'imbere nanjye mpari duhagaze oya mbabarira ubanza umbwire abagabo nabonye bicaye imbere bose ko mbona aribo batatse Timamu bari kumubaga ubushuti bwanyu abantu ba social media mumeze mute by'umwihariko social media Pastor Claude yari yicaye iburyo nari mpari ariko rero buriya reka mvuze ukuri nujya no kuvuga ntukavuga hano nka Pastor Claude reka nje mbavuge reka Pastor Claude ari inkuru hari ikintu kizimuzi kuva uzi felicitation ya Timamu nukuri ko Imana ndumva iyo foto narayifashe nawe ndumva hari video ufite jewe mi foto ari kumuhobera amubwira ngo felicitation uzukunda izo binari kumuvuga shacyo koze reka mbabwiza ubundi iyo tugiye muri social media ni ikindi by'umwihariko wera aba bantu baba bashakisha hiti z'amafuti ase bro iyo umuntu afashe umutima wundi akawumenagura fresh kabisa akagenda akawugira ibisenzegere akicara akarya amafaranga yavuye muri icyo gikorwa aba yumva yishimye nyine aranyurwa ikindi cyo kinyobera yahese shano ubundi ko wadafite utuntu tw'uducano tukiri aho niyo urebye usanga abantu bamwatatse nyine duhere ubundi nk'uko nabivuze inkuru y'ahantu hera sibyo iyo urebye ibinyamakuru cyangwa ibitangazamakuru byamwatatse ni ibinyamakuru n'ubundi biraho bavuga ngo Bosco Empire yakwatatse ngo Ikaze TV ngo yakwe Pastor Claude ngo yakwatatse ukavuga ngo yakwatatse ariko se wenda ahantu haza kubera ikibazo bafite audience rega ntukabivuge nk'ibintu byoroshye audience ariko nyine n'ubundi audience ziba zihari ntago zinahagije bafite audience kandi iriya nkuru itaciye ku bitangazamakuru tuzi Timamu yagiye akora ibiganiro tuzi nk'itangiro ryavuga inkuru ye y'ukuntu umugore urabizi ubundi buriya Timamu ni umuntu wagize saga nyinshi urumva nyuma y'uko umugore batandukanye nyine ibyo byose akajya kuri social media akarira rwose ibintu bikagenda neza nyine urumva abantu bakamuvugaho amagambo atandukanye ikigabo kirira gutyo urumva akagaruka afite dread ati ibi ni ibiki urumva ibyo byose ni ibintu byagiye bikurura harya bura yigeze gushyiraho n'akadread bera nabwo bigizana saga nyinshi kandi burya privacy y'umuntu ni ibintu byinshi kugeza ubwo ejo nabwo yagize saga y'umudiaspora menya rutayizi urabizi utaruri mu minsi ishize baranamufunze buriya Timamu Jean Baptiste baramufunze rero iriya nkuru nayo ije yunga muri biriya nge rero nkurikije ntago naboga amaso na wenda sinazanamo n'amarangamutima ariko ngewe nk'umuntu yireberaga ibintu hari ibintu umuntu abwira ngo ni scam atubona ko hari abantu baba ari abahanga Timamu ko atigiza abikina filime wenda ngo tubimenye ko ari umu acteur mwiza biriya bintu yari arimo kwactinga koko reka nanjye nkubaze ubundi wenda anabantu bagenda turaza kugenda ducisha mutuntu barebe amasimayire yabaga afite ibintu byose reka ahantu ushaka ko duhera Theo ngenda shaka duheriye inkuru umunsi wa mbere jewe nzanga gusanga uri kumwe na Ndimbati na Timamu sibyo ndumva icyo gihe hari n'umuntu witwa Gahozo
oya ni buravuga ntuzi ninde hari indi televiziyo yari hari ntuza nyine ni nta Gasaro Agasaro right ni Gasaro TV urumva nge ndibaza icyo gihe mwakoze ikiganiro Timama afite ikiganiro amashimwe menshi pe icyo kiganiro ndabyibuka banza mwaranagikuyeho kuri cyane yakubwiye aha ariko bitari ngombwa ko kigumisha ibiganiro byinshi Timama yagiye abisibisha yarabisibishije yatanze just for the purpose ariko icyo nibaza Theo yashimaga Imana kuri yako hari hakiri imbere umusa ko yaba ari umuhanga mu gukina filime bibaye ari byo koko hoye urumva inkuru ziri kuvugwa nyine koko sibyo wenda reka tuyibabwire neza nko kubu tuba twabiceje biravugwa ko Timamo yibye yatwaye amafaranga yuriya mugore we asaga miliyoni 70 wakwibaza tese yayibye ati bidusobanure neza ubundi wowe amakuru ufata ayo mafaranga bavuga ko yatwaye ati ntago yaje ngo yateroye in case ngo afate ateroye nka proof case yatware cyangwa yamugire gute ahubwo hari process byaciyemo kugira ngo jewe rero ngewe uburyo amafaranga yatwawe bivuze nge nabivuga mu buryo bw'ukuri bwanyabwa pani ibintu byo kuvuga ibyo abantu bari kuvuga ibyo nzi ngewe kandi byanya bitubwire ntacyo ayo mafaranga yagiye mu byiciro sibyo ahubwo icyo tuza kureba turaza kureba ngo uwayatangaga ntiyaboraga ko yibwaga ariko icyo nibaza nawe uravuga ngo by'ukuri yamuhaga ureba cyangwa bagwaye raporo ivuga ko ayo mafaranga yatwawe rero iyi nkuru ziri kuvugwa kenshi ushaka kuza kuri kamera ntubeshye kuko ndabizi gerawe twabivuganye mbere yuko tunakora ibi bintu twari twanabyihoreye twemerejwe yuko tutaza gukora ikintu cyo kubeshya nta ruhande tubogamiraho ntarwo pe ariko iki cy'uburyo ariko ino nkuru tugiye gukora ntabwo ari affirmative nyine ntabwo ari inkuru yemeza kuko ibyo bintu ugiye uvuga ngo ngiye kukubwira ngo ugiye kuvugisha ukuri ni ibyo wabwiwe kandi ntabwo wabibwiwe na nyir'ubwite wabwiwe n'andi wareka se nkabanza nkavuga ibyo nkubwiye hari ibyo kumbaza ngo nabikuye he ibyo abandi bari kuvuga se bo babikuye nyine ni ibihimbano bose se baba babeshye ni ko ari ibihimbano ko iki bose ari byo bibikiyemo ni rumazi ariko uribuka introduction twakoze yewe rero twavuze ko ibi nkuru tugiye kubivuga atari inkuru mbarira sibyo kandi nawe nubwo uri kumpinduka ibyo bintu two tubiziranye turi buvuge twebwe turakora kuri nuza kuri dore rero ukuntu inkuru imeze te ubu ni inkuru imeze itenyirizina wenda yibabwiye inzuriya mwana w'umukobwa yari afite Kicukiro mu Kagarama yagurishijwe amafaranga miliyoni 70 sibyo imaze kugurishwa ibyo bindi by'abantu barabyumvishe uko inkuru yagenze gira ngo yarabyisobanuriye abantu bajye kuri Zaburi cy'ababirebe nta kibazo turafashanya twese n'amacano sibyo yasobanuye ko ngo habayemo kumwihutisha kugira ngo iyo nzigurishwe vuba ariko nawe yarabishakaga kubera ikibazo cya credit yari afite ya banki sibyo bivuze ngo ntiyagurishije ku gahato nta nubwo Timamo yamuhase kugurisha ahubwo bitewe n'urukundo yari afite rwagurumanaga nanakunze ikibazo Zabuni cya uriya president yamubajije kiza cyane rwose kuko yaramwibarije atari ku bundi umuntu nkawe intellectuel nkawe uri gusobanura amashuri wizi ibihugu wagenze aho wagiye hose ni rukundo ki ku myaka yawe rwaguteye guhubukira ikintu uri kwicuza akakanya yabuze icyo asubiza bitewe n'ibyo nabonye yasubije sibyo aho nta gisubizo afite ubwo wenda yaza no kuvuga ko bamuroze cyangwa ubwenge babuyobeje byari kuba byumvikana ariko ntacyo yasubije bivuze ngo point hari nuko byari urukundo yari yakunze Timamo noneho rero inzi maze kugurishwa ayo mafaranga nk'abantu bakundana twe turi ku kintu cyerekana ko aba bantu bakundana bitewe n'ibyo twabona n'abantu babana mbere yaho yuko babana najyaga mbabonana bakaza hari muri quartier aho kwa bandi mbati burani yari inshuti yandi mbati cyane sinzi cyane yego ndabizi kaza kunwara bra biare yari umuntu uzayari umuntu Timamo yikunda akabiare bakicara bakanywa ibyo nabyo turabigeraho numvishe bamubekera ngo yari umusinzi ka wabivuze nawe barazisa okay dukomeze turabigeraho uri kumva inzu imaze kugurishwa miliyoni 70 yego habaho ibiganiro by'urukundo sheri wanjye dupanga ubukwe kuri budget nini yego Theo tumuhaya azadufotorera
kanaka dukora ibi nyine nk'abantu bari kuganira mu rukundo bisanzwe kuko nta bushukanyi bwari buhari ntago yigeze agaragaza yuko habayeho gushukwa mbere yaganjijwe n'urukundo uri kumva noneho ikintu cyaje kuba Timamu ubwo urumva bari muri ibyo byose muri zo processes z'ibiki Timamu yamugejejeho igitekerezo cy'ibintu agomba gukora nibamara kubana ariko ubwo Timamu bitewe n'ubwenge bwe cyangwa nuko yabonaga ibintu ahari habayemo gushidikanya ndabisobanura neza uko byavuzwe noneho mbere gatoya y'uwo mwanzuro haguzwe imodoka ya Hyundai K5 oya ni Hyundai Sonata ni Sonata ntaga Sonata rwose keza karaka brand new ako kamaze kugurwa wa mugore waganirizaga Timamu nk'ibintu biri mu rukundo ubwo n'inyuma gato amaze gucakira ya mafaranga wavuga ko yanababaye cyane kuko ngo haje umuntu nyuma bari bapfuye miliyoni 25 yuko atari kuzongeraho yari yaje ariko yamaze gufata izo 70 ubwo urumva zashiraga stili n'undumva bafesingaga miliyoni 100 urumva ibintu nkeka ko ari naho byatangiye guhindurira isura sumva uko ibintu byose byari mu rukundo amafaranga ataraza bimeze neza sheri tugurishe dukora ibi tugenze gutya birumvikana rego ngo ngubwo no yaragurishije ariko Timamu nawe yari afite mu dusha yari afite tundi tunakora wese we yari umuntu uraho gusa bo ibyo we yari afite business yari afite nayo ibintu yakoraga ibyo wenda nk'inshuti ye wowe urabizi ariko amakuru avuga yuko ntacyo gukora cyari gihari nyine akazi nyine ni bya bindi nizanuza kugira ngo umuntu create nanjye ndakubwiye ngo ibyo ni ibivugwa ariko ndi kumwe n'inshuti ubwo dusanze icyo nacyo turakivumbuye yuko atari inkorabusa yari afite ibyabamo byari bimutunze n'ubundi kuko banateretanaga amezi 8 yonyine ngo bamaranye se bari bamaranye yari afite uko yabagaho mbere ibyo twibitindaho uti ikibazo giteye gute rero intandaro yacyo uko mbitekereza yego aho ni mbere ndacyari mu ko mbitekereza nago turagera mu bisa nkaho yego turacyari muri development Theo bagiye kwandikisha imodoka yego bagiye kwandikisha imodoka wumve ikintu cyabaye yego umugore yaramubwiye ati rero yego kameme bari banzuye yuko imodoka n'umugabo uzajya yitwara ni mu rugo bya bintu byari biri mu rukundo yego ariko bagiye kwandikisha imodoka nyine bya bintu umuntu aba ari gushaka amakarte jaune n'ibiki umudamu ati imodoka nyine igomba kunyandikwaho kuko ni yanjye ibyo si ibintu byumvikana se amafaranga naye imodoka igomba kubiye yego ariko aho nyega ko Timamu ariho yahereye atekereza avuga ati uyu muntu ko mbona nawe atoroshye igiceri ndabyizera gute kwazampa ibyo gukora tutazagera mu rugo akanyihinduka kuko twibuke ko uyu mugabo uri muri ibi bintu byose yifitiye depression iziwe ntabwo yabaniwe neza n'igitsina gore ku buryo 100% yabizera kabisa uyu niwe muntu turiho tuvuga mutagira ngo wenda ibyo byose byaturuka ku kintu cy'ubusa noneho aho rero Timamu ngo yahise amubwira ati mufasha mwiza uri kumva ari rwose yiyandikeho ariko abamukubise umutego aramubwira ati mbere aho ngaho twihuse cyane turi nko mu kwezi kubukwe kuko izo diru zose Timamu bagwaye avance y'ubukwe rya ari rya ariko nyine bagukonfirmye ariko urabizi ko wakonfirmwe nawe bitinze rwose ni ubukwe bwemejwe habura iminsi nk'itatu sorry simbizi ubwo ariko nyine ndikumvikanisha ko ari igihe gito babyivugerega barabyivugiye nabo man ntabwo ari ibintu ndi kuvuga ababyumvisha ibyo byose ndabizi ko babyumvisha ahubwo ikintu gihari cyangwa kukubwira ni iki Timamu yaramubwiye ati mufasha mwiza yewe bitewe n'impamvu nyinshi zabo tutajyamo nk'abantu baganira buri munsi yaramubwiye ati urabanza ukirira utumiliyoni 20 kuri konte before a wedding kuri konte ya Timamu mbere y'ubukwe kuri konte ya Timamu
ukoresheje ubwenge urumva icyabiteye atari uko wenda yabonaga muhinduka abona ari kwiyandikisha amamodoka urumva ya trustness itangira kugenda ishira rwa rukundo timama hari nawe atangira nyine nawe baze umuntu mugiye kubana urumva yari afite no kuvuga ati nta kibazo imodoka banayitwandikeho ibyo ni ibisanzwe banayibashyiraho bose biremewe nta kibazo ariko nkuko babisobanuye wenda bitewe n'uburyo bw'ivangamutungo bari banapanze gusezerana bari bahisemo muhahano nibyo bavuze n'ubundi barabitangaje ko bari muri civile niko byagenze ari umuvangamutungo yari muhahano ubwo rero urumva deja byamaze kuba muhaharo bivuga ngo iyo modoka nta nubwo niyo bivuga ngo niyo babana yari y'umugore n'ubundi ntabwo yari yatimama timama urumva n'ubundi yari nk'umushoferi wahembwa nk'undi wese bahembwa bari kuzajya bayihahisha akaba ariyo bagabana ariko umudamu yanabigarutseho wenda ibyo si byo turi bujyemo ariko yavuze yuko ngo aho yatangiriye gukeka ko timamu yamucaga inyuma ngo yageze aho akajya akamubwira ngo nabonye ikiraka cy'iminsi 3 Rubavu ngo bakodesheje imodoka ngo bazajya baduha 20 ku munsi nyine umugore ari kwibaza ati subwo imodoka muri Kigali ko tubizi ziri mu 30,000 urumva washyiraho umushoferi bikaba 40 ubwo wogeye gukorera 10 n'imodoka ikorera 10 koko nyine ngo naho yatangiye kujya agenda mukekera okay twikihuta aho ni mu rugo twari tukiri imbere tureba ngo eske ibi bibazo byatangiye ryari nuko none se ayo mafaranga se yaje kuyaversa koko byanya yarayamuhaye timamu yari yanze kubukwe bubaye amafaranga 20,000 atarayabora kuri konti yo kugira ngo azajye mu Bushinwa kurangura telefone ibintu bye byo gukora muri make bino mwumvishe bari kuvuga ngo umugore yagezeho nyuma asanga azatuma timamu nawe ibintu bye byo gucuruza spare part y'imodoka timamu we igishoro cye cyo kuranguza ibyo bavuganye yakimushyiriyeho mbere kuko n'umuhungu w'i Kigali kuko n'umwana w'iki none urumva niba bari kuza niba barasezeranye ibyo binerega ngo muhano bivuga ngo yatamo yamuhambere nyine bifite logique man sinzi impamvu abantu bari kubifata bagahirikaho icyaha umuntu we turicaye nabyo ndi kuvuga nati mama yarabisobanuye wa mugani nabirira bivuga ngo mu minsi ya nyuma umugore azajya yishimira kwitwa umugabo w'umugore umugore w'umugabo urumva nuwango deja hano igihe wasanga icyo yari akeneye ari kwibera umugore gusa ikintu ndi wo nkubwira jewe n'umukobwa turicaye twemeranyijwe yuko tugiye gusezerana ivangamutungo muhahano ariko umukobwa afite ibiceri yanankunze ntacyo atako ikimenyimenyi n'inkwano arayinguriza nyimuhe aranguriza muko n'inkwano se arayimugurira ko nayo wikabye ariko si ibyo bintu wabyihoreye wa mugabo nabyo se yabivuze murebwayire nabonye yakoze ikiganiro cy'amasaha 2 ntago nagikurikiranye 100%. uri kumva yego noneho urambwiye uti tuzasezerana ivangamutungo muhahano yego ariko dufitanye gahunda yuko mu mafaranga yawe hari ayo ugomba kuzampa nanjye nkikenuza hajya kurangura mu Bushinwa imari nzazana ngacuruza ariko ahantu bicangiye ibyo azajya mu Bushinwa kuzana nabicuruza bikunguka byo bazabigabana kuko barabishakanye ariko ikibazo ahantu kiri timamu kwaka izo miliyoni 20 imbere ashingiye ko bazasezerana muhahano by'ubwabyo ndumva nta kibazo cyari kirimo none se ahubwo ikibazo ni plan yari afite ni yihe nyuma yo kuyareceiving ubundi mu byo umugore wa wenda mu byino nkuri vuga cyangwa natima muri amugore we arekarama hari ubwo arekarama izo miliyoni 20 mu mafaranga avuga yamwibye abarizo miliyoni 20 ereguriya uriya mudamu we ni ukuvuga ngo arashinjwa kubazwa ikibazo adasubiza nk'ibyo abivuze bamubaza bati yaguhaye ibiki kugira ngo umwizere ku rwego ukora ibyo uri kwicuza ariko se kandi bari bagiye kubana icyo utakwizera umuntu ni ahubwo icyo nibaza wenda icyo ndi kwibaza erega ikibazo turiho dore ikibazo ukuntu gitetewe kugira ngo ibyo bintu binyumvire turi ku bintu bibiri ubujura kwibwa sibyo nyine ngiye cyo cyakubaza n'ikintu mu mafaranga murebwa yere kuba arega yibwe nizo miliyoni 20 kandi yarazimuhaye ayo yarayanyereje yaragiye kuyazana ngo bakorere urugo
ibizavamo babigabane nshuti yanjye muhahano se sidushaka ibiru twashakanye nyuma se byo yaraye rero yaraye famiye saye oya yaraye arangije agerekaho kugira ngo amwemeze neza sinzi niba ari ukumwemeza ubwo biracyari kusarwa agira byo racyaravuga yego akubitaho kumuhana utundi tweteo ibikoresho by'imodoka birahendutse yamuhaye n'amafaranga yandi yo kujya kurangura yiwe ati genda undangurire nanjye spare parts z'imodoka hariya mu Bushinwa ngo birahari cyane uze nitangirire nanjye gukora ujye ugenda gukora ibyawe by'amatelefone nanjye cinge iyangiye yo gucuruza ngo n'ubundi akazi umugore yari yagaseze avuga ati ngiye gukora business nanjye ubundi umugore inkuru yeyo nawe this one utayikurikiye neza kuvuga ngo inkuru y'ukuntu imeze we yagiye hanze yego yakoraga mu bitaro ngo by'Imasaka aza kubivamo akora muri ONG mwatashatse kuvuga maybe kari nka USAID cyangwa indi sinzi impamvu atashatse kuyivuga yego and then aza kujya hanze nyine muri Europe kumva aragenda amara indi myaka 4 akora noneho aza kubona ngo indi chance yo kujya mu gihugu kimwe ngo yumvaga ari nk'inzozi cyangwa yifuza kujyamo ariko bitasobanuye neza niba ari akazi kamujyanye yakoraga n'ubundi kuko avuga ko yakoraga mu by'ubuzima aho yahamaze umwaka adakora aho ngaho yamaze umwaka ntabwo yakoraga ni iki cyatumye rero adakora muri uwo mwaka wose muri uwo mwaka wose n'iki cyatumye adakora muri uwo mwaka wose nibyo ntabwo byo tubizi nyine twese twiyemeje ko tutagiye gusesengura ibintu bitatureba se ibyo ntabwo bitureba ibyo ntabwo yakoraga sibyo noneho aza kugaruka mu Rwanda yari amaze umwaka adakora atishyura credit yari abereyemo yanze sibyo yego aje mu Rwanda nyine niho yahuriye na Timam ntabwo yari agikora mu by'ubuzima n'ubundi kugira ngo mbikumvishe neza ubwo bari bagiye gutangira ubuzima bwari gustating over ahubwo twibaze bivuga ngo yagurisha iyo munzu ashaka kwishyura credit akanasagura igishoro urakoze cyane exactly nuko bimeze yashakaga kugurisha inzu hanyuma agasagura amafaranga nyine yo gutangiza ariko amafaranga yari menshi kukaga credit kari gasigaye kari gato niyo mpamvu ibifaranga umva byababanye byinshi akavama yo gukora ubukwe akavama yo kujya guha umugabo arja de poche ya miliyoni 20 kugira yemere kugukira mu rugo kugira agakurongo n'indongora nitunge uwo muntu kuki atakuguyeho koko yego abashobotse urumva hakavamo ayo mafaranga yere kugira ngo mvishe ukuntu ari menshi nabyumva kabisa havamo iriya sonata icyo gihe yaguraga wenda kiriya gihe hashize agaherega kiriya gihe bari batarashyiraho wa musoro wa hybride wa miliyoni enye buriya kiriya gihe yaguraga nka miliyoni 11 gutyo cya 10 ntabwo ari kera uwo musoro utangiye ni 2024 ariko bisigaye igura miliyoni 18 hari ngira ngo niba atari na zirindwi gihe yaguraga nka 12 fata nayo baguze imodoka nyine tekereza kugura imodoka miliyoni 20 kuri konti y'umutware barasigaho nk'izindi nka 40 naho kuri konti yego umufasha rero ubwo baravuze wenda tereka mfate nka 15 miliyo cyangwa ngahe mpereza umugabo agenda ndangurire uri kumva ariko hagataho umugore akavuga mu nkuru yavuga atari ku uyu mugabo naranamwinginze cyane ngo tujyane Dubai China kurangura dufate ukwezi kwa honeymoon hanyuma banze nyine dutembere bafate icyumweru cya honeymoon hanyuma ibindi bisigaye bibiri nyine babiranguremo Timamu ngarabyanga aramubwira ati sheri wanjye ntabwo wabibasha arantu ntabwo hamenyereye atariko tuzaba turi kumwe wanyobora ati reka nta mugore uruha tugende nkujyana Igisenya ariho turiragana biriya byo ni urugamba rw'abagabo nzarwifasha uri kumva so rero Teo ikibazo gihari aya masaha ngira ngo turagarukeho cyane atwicaja byarangiye za miliyoni 20 agiye muri China arazijyana nayo umugore yamwongeye wenda nandi y'umugore yo kurangura spare parts yego bigaruka noneho twumva ya nkuru yuko yagarutse none se yagarutse atayafite umusaza warakubwira ati je uyu mufasha yarancishikaje cyane ku buryo numvise ikibazo agize yego nkuruduka nta n'ikintu nzanye yego amafaranga yashyize ibyo ntago bize yego kuko umugore rawe aragira ati uyu mugabo yatsanze kwa muganga aho bita Karayesi uyu mugabo arambaza ati bikumva
ati nkimubona uri kumva nyine aho bituma utekereza ukavuga se ni umuntu niba yari umusazi byari byo byose aba yagiye away ntabwo yahita atekereza straight ibintu by'ikibazo bufitanye biri direct Theo ndagira gutekereza neza si byose urumva ubundwaye nakubona ngahita mvuga direct ni mbere yo kunsuhuza imaru za nyiri yarayimubajije se yarayimubajije rwose ngo akimugeraho bwa mbere mutware mwiza imari iri undi aramubwira ati cece kasheri umpangayikishije ni wowe iby'imari bubiretse icyo ndeba cya mbere ni ubuzima bwawe rukundo uri kumva umugore aragira ati sinanyuzwe ati kuko njyewe sinari kwa muganga nk'umusazi nari nkeneye abatherapist banganiriza hagarura ubwenge ku murongo ko nagize depression ariko twihuse cyane ubwo abantu batazi iyo nkuru wenda bishobora kuborohera kubyumva Theo yego birangiza nurangiza inkuru wa gato urumva icyo nariho mvuga akimara kumukubita izo miliyoni habaye iki izo vene nyine ubwo yazimuhaye mbere agiye no kurangura mu Bushinwa wenda situza ndi yamwongeye wenda niba ari vene cyangwa niba ari 10 cyangwa niba ari tarani habaye iki twageze kuri ubukwe twaburangije deja twe turi ku kibazo nyirizina uko kimeze ikintu cyabaye urumva reka tugere ku munsi timamu yagiye mu Bushinwa sibyo bari mu modoka bagenda kuri aeroport nkuko umugore yabivuze yego ari naho ngiye nagiriye impungenge nkavuga nti ibi bintu bifite nyine amabanga yo mu rugo indani bifite tena zabo nk'abantu bakuru batavuga baca hejuru kuko reka nkubwire ngo impamvu yateye uwo mugore kwitwa umusazi kugeza aya magingo kurwara nyine ibyo yarwaye n'uburyo bikomeye nk'uko byumva yego ikintu cyabimuteye ni ugukeka ngo ni ugufuha tu yaraketse gufuha keka nta fact nibyo byateye ibyo bibazo byose uri kumva uyu munsi wa none mama arandangije tu yariye base yatekereje ko ari amafaranga ari cyangwa byagenze bari mu modoka bagenda timamu ngo yitabye telefone yego ibyo ari byo byose twicaranye nkitaba telefone y'umuntu ntashaka ko wumva yego burya mba afite choice ebyiri kumwitaba nkagabanya nkamwumva nkamukupa kuko ntiwambaza ngo yarinde ntavuze cyangwa nkareba telefone nkayimutinga nkayikupa yego aho hantu niho hari ikibazo we yaravuze ngo yitabye umuntu ngo numva ngo ameze nk'umugore ngo bisa nkaho bafitanye gahunda ko bajyanye ngo aramubwira ngo sinakubwiye ngo mvugishe kuri WhatsApp ariko umugore akubita umugabo akabizu ngo yakase yaguye igihumure atarandangije bivuga ngo timamu yagurutse umugore yamaze kugwa igihumure oya urumva reba sinzi abantu batuburiye babitubwire nge baranuburiye ndabizi iyo umuntu agutuburiye araguhwika sinzi binagukora agikata mu gitandukanye intambwe ebyiri ubu umeze nk'umusatsi ukuvuyeho uhita uvuga atarandangije arangibye nose kuki atahise amukurikirana gute se kandi byari suspicion nta proof yari afite man yari suspectinga Jago tuvuga ati uri umugabo wanjye akabitangaza abantu nyine hakabwira ubuyobozi indege bakayikansorera ariko ubundi ubu nkawe ibintu ndi kuvuga uri kubyumva cyangwa nawe akansoringa ibiki yari yamaze kuguruka tayari reka da nyine niyo mpamvu mu bintu yavuze nayo mpamvu abantu wenda bambabarire su kwinjirira abantu cyangwa gushaka kujya deep mu buzima bw'abantu ariko hari ibintu ushobora gusobanura n'abantu bari kukurimiraho uburimiro kukogeraho uburimiro ukabaha ijambo yego wowe ni gute wakumvisha abantu ngo wumvishe telefone urakeka ukeka ko umugabo akwibye ngurata ujya gupfira mu buriri kandi yaragiye umureba wagombaga kumubaza mbere yuko agenda ureze kuri airport nta muntu ugenda yakererewe nanjye nibyo nibaza ubanza umubaza uti wo ninde mwavuganaga nyereka checking ntanagucika kiri aho ngaho ukitabaza n'abapolisi ukavuga ati uyu muntu namuhaye amafaranga twabanaga uretse ko ibyo ntibinabaho te ubukwe twatashye uwo ntabwo yari umujura ntabwo yari rero ubundi nagira ngo ugere bivuge ngo naho ngaho byahereye ya ndwara ye birumvikanye neza aha ni ndwara yahereye uri kuyumva birangira bamujyanye ndagira ngo masubiremo neza yego bari mu nzira bajya kuri airport yego umugabo yitaba telefone twongere tugaruke kuri ako kantu yashoboraga kuyireka yaba yaravugaga ibintu byibanga byibanga cyangwa akayitaba
hakajijisha kuko timamu si umwana bro no umuntu wifite heart broken nkaziri no niba yaramubwiye ati ko nakubwiye ngo unyandikire kuri telefone unyandikire kuri WhatsApp icyo ni ikihe kizibiti kigaragaza ko ari umugore cyangwa ni uwo mugore wenda yaragiye kumuca inyuma ikintu cya mbere ushobora kuba uri busy ntaribone uko nkuvugisha reka tuvuge ko urumva wenda umuntu ari muri rwinshi ntayibona umwanya wo kwitaba kuri telefone kwandikira ibyo ni ibintu bisanzwe kubwira ati nesting nanjye buriyo iyo mpamagaye umuntu rimwe ntanyitabe nitamwandikira kuko uyo wandikiye umuntu niwo mu buryo bworoshye bwo kuricinga mu buryo bworoshye urumva sinzi niba icyo cyaba ari ikibazo range naho nagira ngo duhere urumva noneho tujye no ku nkuru ya Timamu nyirizina Timamu nawe ibyo yitangarije ibyo bintu ni ibintu byoroshye nuko mbona byaza kutubana bere ahari tuzakora part 2 oya nta kibazo tuzakora part 2 what I mean urumva reka nkubwire rero aho hantu ngo naho intandaro yahereye eske twibaze wa muntu we urubatse wowe icyo nshaka kukubwira urumva kwanza icyo mbanza kukubaza mbere yo kumbwira aho mu bintu tuvuze harimo impamvu yo gusenya urugo aho twahereye hariya hari ibintu byinshi baba aho twahereye hari ibintu byinshi baba bahishe bigaragara ko inkuru yabo bari kuyica hejuru kuko na Timamu usibye ko Timamu haranabikiriyaringa gusa Timamu ikintu gikomeye we ntago abashaka kuvuga nyine ibibazo umugore yagize abica ku ruhande ariko nk'umuntu usesengura utumva ibyarebye atavuga ati nasanze umugore afite ikibazo utakwihangana yarampishe yareranze kumbwira sibyo umugore araza akabikiriyaringa nyine ko byarivanze sibyo ariko no kuvuga ngo iyo ugendeye ku kintu Timamu avuga ushobora no gusanga ko bifite logique sibyo kuko ngewe bikubwira nk'umuntu wenda na Timamu tukivugana cyane nitunavugana icyo kintu turanakivuganaho sindanakimubaza urumva ariko no mu nshuti zindi no mu bantu basanzwe ngiye icyo kintu ndakiziye neza ngiye nibarije umuntu wo hafi ya Timamu 100% urumva bivuga neza cyo wikita ikintu wikite nago waje hano nawe uje kuvuga ngo iki ni igiki cyo kintu nyine yari afite nyine ibyo bibazo byo mu mutwe mbere urumva namwibajije urumva ngiye nabaje uwo muntu ntabwo atari ko se Timamu kuko Timamu ejo bundi urumva asigaye yibereye i Buganda akora biriya bintu mu minsi ishize urabizi ko anyakaga umukozi uzajya umufasha ari i Buganda hano peti namuhaye nubwo ntazi niba barakoranye ariko urumva ngewe nanze guhita nkimara kumva ibintu kuri zino saga kuri social media nanze kubyinjiramo nyine ngo mbimubaza ariko tumaze igihe tubizi nk'ibi bintu ngembaza umuntu nk'ibi bintu rwose ngembe maranyamezi hafanga nabajije umuntu w'indani nyine w'inshuti bagendanaga n'umuntu nyine bazi nyine bagendanaga namaze atari ko subundi Timamu ibintu bye byagenze bite atambwira ati se tubone ibintu ntago warubizi ko umugore we yari afite ikibazo mbere yuko babana yari umusazi nuko yabinsubije nyine ibyo bintu kaya bigusubije kera cyane hashize iminsi kandi yabimbwiye reka nkubwire ngewe reka tuvuge ko ari nk'umuntu wenda bari muri deal imwe sibyo ngewe first of all ntago nimubaje nk'umunyamakuru koko umuntu tunakora ntazi ko wenda nkora n'ibi bintu sibyo ngewe yabimbwiye nk'umuntu tuziranye nk'abantu tuziranye muri iyo kuru nyine yarambwiye ati se ntago waruzi ko umugore wa Timamu namaze ati se ko Timamu yagiye i Buganda gute arambwiye ati se ntago uzi ko umugore wa Timamu yari umusazi niho rero naje ku izo nkuru zaze kuzamuka urumva cyane nuko byagenze arambwira ati ntago wari uzi neza ko umugore wa Timamu yari afite uburwayi bwo mu mutwe nuko yabimbwiye nyine icyo nibaza ko uburyo yabimbwiyemo icyo nshaka kukubwira uburyo yabimbwiyemo yabimbwiraga nkaho kuko ari ibintu byanyabyo bizwi binamenyerewe bizwi bimenyerewe atari biri abantu baza basikaminga ngo Timamu ngo nawe watumye asara ngo nawe watumye ngo bira bibazo mu ba oya bya bintu byari bisanzwe ahubwo nyine ni bya bintu na Timamu yarabivuze yavuze ati barabimpishe urumva wenda ntago nahamya ko yarabimpisha ariko yanyangaga nuko yankundaga cyane wenda n'urukundo rwinshi ariko nibura yakwe ko yarabimbwiye ngo mu byo ugaragaza muri ayo mezi abiri se ugashaka kumvikanisha ko cya kintu Timamu yavuze yamusanganye gikomeye yaba yarigeze kugiraho ibyo bibazo bari mu rugo babana mu nzu oya Timamu yarabyivugiye ko yaravuze ati ngiye n'amahirwe ibyo bintu byabaye nahari urumva nuwango barabimuhisha icyo kibazo yari agifite erega umuntu ufite ikibazo wenda tuvuga erega icyo ndi kwibaza Theo bagira ngo oya ibintu niba reka ubanze ubyumve neza umuntu afite ikibazo mushobora kuba mfite indwara nyirwaye ariko ntimanifestinge buri munsi sibyo nukuvuga ngo we ntiyarayize uwo mufite wa Timamu we wabikubwiye yabikuye he barabizi birazwe
ni ibintu bizwe rega nyine Timamu bivuze ngo yabimenye mbere se niba warumvisha ikiganiro uriya mugore wa Timamu yakoze kuri Zaburi nshya we ntiwabyumvisha ubundi ko ntiwabyumvishe ukurikije ibintu bamubazaga president yamubazaga uburyo yabisubizaga ntagomba ko ari ikintu aca hejuru we nyine bashatse kugaragaza ko we aka kanya itangazamakuru abanyamakuru bandi bashaka kugaragaza ko Timamu ari wamuteye kiriya kibazo ariko exactly ni ikibazo cyari gisanzwe kinazwa ahubwo nk'umuntu wenda wamukundaga koko yanga kukimubwira urumva kuko atanamukatira nanjye aho ngaho hano nakugarukira no rero bigakekwa ko rega binakekwa ko nizo nkuru zose umaze kutubwira urumva yaba ari urwitwazo nyine kugira ngo agaragaze ko yahemukiwe yibwe kandi ibyo bintu bitarabaye ubu se umuntu nka Timamu wibye miliyoni ubwo 40 ntago Timamu se burayibye miliyoni 40 reka mbaze nkubwire yaba ari kuzirya na Yongwe reka nkubwire wenda tukiraho ahantu nanjye ntekerereza yuko bishobora kuba uriya mufasha we hari ikibazo nawe yari yiziho ku buryo avuga ati noneho I set you free ndakuretse ariko ngarurira ibyanjye reka mbwira kandi kantu gato karima ubundi erega n'ikindi kiyongera reka mbwira kandi kantu gato warumva nibura yigize ababazwa nuko nk'umugabo yakundaga yamutaye nibyo ngiye kukubwira nshingiye ku rukundo yagize rwatumye akora ibyo byose agatanga ibye byose kugira ngo abone uriya mugabo ntaho bihuriye n'ingano y'impamvu yabayeho kugira ngo arekure umugabo ashake bya bintu birahabaye pe birahabaye reka bigusobanurire aragira ati jewe navuye kwa muganga sanga umutware yarimutse utekereze umugabo wawe ugeze mu rugo yiruvuye mu rugo usaza umugabo yaragiye ngo mpita muhamagara ngo baranambwira ngo n'umukozi yaragiye like ntago ahangayitse nyine avuga ati naragize ubwoba urugo umutware ndamubuze yewe n'utwangera oya we ngo yahise amuhamagara ateze bite ko wimutse ntumbwire yego ntahavugisha bro we babana sibyo mu nkuru ye nta hantu hagaragaza rwa rukundo rwateye ibintu byose bya mbere yego arurwanirira kugira ngo urugo rubeho hoya nikiyongera n'impamvu atanga yo kuvuga ngo habayeho gukeka ko ajyanye n'undi mugore hoya sinibyo ni ibintu byose hari témoignage nyinshi ibintu byose hari témoignage nyinshi zigaragaza ko bira bintu rimwe nemwe wasanga ari scam sibavuga ko yamwibye amafaranga angana gutyo hafi miliyoni 40 akanavidura inzi ibintu byose akabitwara kuki atahise agenda ngo ajye i Bugande mbere yuko umugore ava mu bitara muhunge kuko bigaragare ko yacitse ahubwo akagenda nyuma yuko bawongeye bakanahura wenda bakanavugana n'ibindi hari n'izindi nkuru zivugwa uburyo ngo Timamu yajyaga ngo ajya hara ku bitaro yo bakanga kumumuha ni nkuru zavuze wenda we aravuga ati najyanja ku bitaro bakanga kumumuha ariko we noneho izindi nkuru zivugwa ku mihanda bavuga ko ahubwo famiye y'umugore bamusohoraga nabi wenda no kumukubita reka nkubwiye n'ikindi kintu wenda kishingiye ku bintu gerawe tuzi sibyo bigaragaza ko biri bintu harimo byarengereye harimo no gusebanya biri person atarimo ibintu by'inuza sibyo jewe nawe twari mu bukwe ndi gufotora n'abandi rega barabizi bo turi gukora ceceka nkubwire n'abandi mbati bari bahari sayine ubukwe ni bwari burangiye turi kuzinga ibikoresho tugiye kujya mu modoka ngo watse dutahe Timamu niya kwiyamagara akakubwira ati Theo ikipe yanyu nayikunze cyane ntimutahe basore banjye mwese banzanire kwa Ndimbati mbagurire buri muntu akabasha ndabyibuka waramwibarije utese none ahase mukiva mu bukwe cyangwa nejo ati reka da ati twebwe se ni ibiki byo ngiye ati mujye kwa Ndimbati mpabasange ndaje nukuri kw'Imana umufasha yakuyemo ivara sahari saa sita ndabyibuka z'ijoro araza yambaye agakora n'agapira n'abandi mbati twari kumwe barabizi nta bintu byo kubeshya biraha yego Timamu nawe yambaye akajinx nkaho nanu ubukwe bumaze icyumweru nyine iriya famiye ari kura umwana kwicara mu ibara naranabivuze ngiye yari kuru twarabiganire ndavuga ni cyakoze ubu bukwe nanjye nabukora kabisa ni burimo umunezero gwera tumenyereye ubukwe bwa stress abageni ba hari ibintu batarishyura ari byo bataratirura baraje baparika imodoka ku kabari
umuntu anywa icyo abasha ariko mbabwire impamvu nayo mvuze ibyo bintu hatabayemo ibyo gusebanya umufasha aravuga ati jyewe ndi umurokore cyane yego atari kuriya mugabo yagaragaje ingeso z'ubusinzi cyane tubana yego nk'abantu mwe muri iryo joro twicaye iyo waje aho wiyemeje kuvuga nshuti yanjye twicaye aho hantu ubwino mucyo buri wese yanywaga yabashaga sinkisubiramo ariko umugore n'umugabo banywaga bimwe rwose nta wanywaga umusemburo gugwa ubutobe nta n'uwanywaga ubutobe gudagwa umusemburo kandi rwose urumva niba umutobe usinziriza ubwo murabivuga umufasha yageze aho aracika intege yisinzirira mu ntebe kwandimbata abo bagabo bose barabizi Kasiminovu kamugeze Kasiminovu ubwo rero urumva hatabayemo gusebanya mw'abantu mwe haba harimo amabanga menshi mu bintu by'abantu ariko ikintu gihari nababwira yego reka tuzakore part 2 uzi impamvu tuzakora part 2 reka tureke nkuru ni ndende reka tureke kuba nk'abantu sibyo tureke kuba nk'abantu ngo tuze urumva tureke kuba nk'abantu ngo tuze dutera amabuye runaka tureke runaka ariko ndagira ngo abantu bajye bareka kubeshwa man sibyo bajye bareka kubeshwa naho bajye banariza n'abantu bakuru urumva hari ahantu harimo ikintu ni gute wewe wambwira ngo urugo rusenywe nuko ngo naketse ko umuntu muri kuvugana ugiye kunca inyuma uze ngo ikibazo kiri deep kirahari ariko kandi ibintu babitumvikana ngo yamujyanye mu mategeko ibintu nk'ibyo nyine urumva ubundi se proof igaragaza ko aya mafaranga yamuhaye irahari buriya proof yabagira ngo ibyo ntago mbizi wenda byamenywa n'inzego batanzemo ibirego ikindi timamo yabisobanura ntaga ibyo bintu rwose timamo arabisobanura ati ngewe baramishe kandi birazwi mwana uriya mugore ikibazo yari agifite ntago ari ibintu umva nk'ubwiza ukuri ibi biboro biriya biboro byari wenda dusoza nanjye nkubaze nyine dusoza nanjye nkubaze umupapa kuva wabaho hari umuntu wari wabona ugira depression ituma ajya hariya hirya karayesi ku rwego ubusa ubundi umuntu wamutransfeye ubu ngubu we ubwo ngubwo urumva ibyo bintu bibaho koko inkurere kuko umugore we yavuga inkuru bisa nkaho yasohotse mu rugo mu cyumba akajya karayesi direct ubwo urumva ikibazo ahantu kiri abaye agiyeyo gutyo yaba asanzwe ajyaho imiryango ifunguye naho bitari ibyo yaba ari ukujyayo kuri transfer nicyo cyaba gishoboka cyonyine kandi umuntu ugutaransferayo ibibazo depression isubwo ahubwo yaba ari stroke wenda reka two wamugana two kubogama two kujya ku ruhande ariko buri mwe wese gusa ikigaragara ibintu bivugwa na Timama muri byo bifite fact bivugwa n'uriya mugore kuko uriya mugore aca ibintu byinshi ku ruhande ntashaka kubwira icyatumye ajya aho karayesi ntashaka kubwira ibyamubayeho uko byari nta nubwo ashobora kuvuga ko icyo kibazo nta nubwo yakivuga arabisimbuka kuko urumva igihe Timama aravuga ati ngewe natengushywe nuko nabeshywe yego narabeshywe mbana n'umuntu afite ikibazo yaranze kukimbwira urumva akankwereke rero reka abantu tubaye part 2 reka tubashimire rero n'uburi je part 2 turaza tubabwira gahunda ziriya mari uko byarangiye uko bimeze sibyo tuzanarebere hamwe eske ayo mafaranga na amafaranga make ku buryo wayiba ugahita ujya Buganda ugashinga cano ukidoga tu ubizi n'amategeko y'igihugu uvuyemo cyangwa na amafaranga wakiba business ya mbere wayakoresha akaba ari cano so nakagaruka rero ndagushimiye cyane asante sana merci reka dukore part 2